Bene data nongere mbabwire ngo niba usengeye ikintu ntigitungane, ntukibonere igisubizo, ntubone giciyemo, komeza usenge kuko aba badayimoni nshuti z'umusaraba ntabwo boroshye. Utekereze ko iyo urwanya Satani azi imbaraga zawe, aguhagurukiriza n'ingabo nyinshi zo kukurwanya, aribo badayimoni biwe. Rero hari umudayimoni ushobora kugutera ari umwe akakunaniza mu buryo bwose akagushobora. Noneho hari n'umudayimoni ushobora kugutera agasanga waka umuriro, nta kintu gishobora kukuvogera. Yaza agasanga uratwika, urakongora, agasubiraho agatanga amakuru, bakohereza izindi ngabo nabo bagasanga urakongora. Ni ukuvuga ngo iyo basanze utwika ukongora, burya nta handi biva, akenshi hari igihe biva no mu gusenga wiyirije ubusa. Nongere mvugane namwe rero nshuti z'umusaraba, abantu murya kuva ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere, kandi uri umukristo, uri umurokore, ujya guterana ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu cyangwa se ku wa gatanu, aho usengera hose uba utegetswe kwiyiriza ubusa ugasenga Imana, ugafata igihe cyo kwegera Imana. Nshuti z'umusaraba, ntabwo ukwiriye kuba umukristo wo ku cyumweru gusa cyangwa ngo ube umukristo wo mu rusengero, urye uve ku wa mbere ugeze ku wundi, mwene data, utarafata n'umunsi n'umwe wo kwiyiriza ubusa. Wagakwiriye kujya ufata n'ibihe byo gusenga saa 9 za nijoro. Saa 9 za nijoro zikemukiramo ibintu byinshi, akenshi niho tumenyera amabanga. Suka imbaraga nyinshi Imana kubavuga butumwa, bakwamamaze bakomeye batajegajega, kuko dore benshi baraguye kubw'imbaraga nke, nuko shitani irushaho kubagusha runono. Si neza ko ufite imbaraga nyinshi zirenze kuze, nyemerera mubyeyi uzibasukeho, basenye kandi bakongore indiri ze zose, uko Eliya yasenye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti z'umusaraba dusangiye Kristo Yesu, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami Imana nabishimire. Nk'uko bisanzwe ni wa mugaragu w'Imana Mwenyenyemari Faustin ubasuhuza. Bene data nshuti z'umusaraba, twongeye gushima Imana iduhaye aka kanya nanone ko kongera kugaruka hano kuri iyi cano yacu kandi yanyu. Bene data rero nshuti z'umusaraba, mbere yuko tugira icyo tuvuga cyangwa se tuvugira hano, nk'uko Imana yaduteje intambwe yo kongera kugaruka hano kugira ngo tugire icyo tubabwira, ndagira ngo tubanze dusenge, duhamagare Mwuka w'Imana azabane natwe muri izi nyigisho. Data wa twese, Mana ikiranuka, Mana nyembaraga, nongeye kugushimira nanone yuko waduhaye kuryama tukaramuka amahoro. Hari benshi baryamye baherayo, hari benshi batakangutse, hari benshi baryamye none ubu bari bujye kubashyingura uyu munsi. Ariko twebwe abari kureba, abari kuvuga, Uwiteka waduhaye kongezwa uyu munsi. Turabigushimiye Uwiteka, unyemerere kuri uyu munsi wa none uduhe kuwubyaza umusaruro, kandi unyemerere Uwiteka abagiye kunkurikirana abo ari bo bose bagiye kumpanga amaso bumva icyo mvuga. Uwiteka aba ari wowe ubabwira, ntaba ari njye ubabwira, kuko njye navuga ibyanjye ariko wowe uvugiye muri njye wababwira ibyawe. Sinifuza kwiyobora hano kuri iyi cano, ahubwo ndashaka kuyoborwa na Mwuka wawe wera kugira ngo ankoreshe ibyo ushaka. Nyemerera rero buri muntu wese unkurikiye umuha umugisha kuko kumurikira, Mwuka wawe wera amwigishe, amuyobore ibyo gukora. Mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba,
nongeye kugaragara hano kuri iyi cano. Hari ibyo ngira ngo duse nk'abahuguranaho, kuko benshi nagiye mbona mubikora mu buryo butandukanye. Ugasanga bamwe babikora mu buryo bwiza, abandi babikora mu buryo bubi, ariko ntekereza ko abenshi batigeze basoma ibyanditswe cyangwa se ngo basome uko bikwiriye kuba. N'ibijyanye no kwiyiriza ubusa dusenga Imana. Iyo wiyiriza ubusa, wiyiriza ubusa gute? Ubigenza ute? Usenga Imana wabigenje ute? Bene data, hari igihe umuntu usanga yiyirije ubusa, ariko ugasanga ntabanye neza n'abaturanyi, ntabanye neza n'abo mu rugo, mbese ugasanga nubwo yiyirije ubusa, ariko hari ibyo atarekuye, hari ibyo atasengeye ngo bikurweho. Ndagira ngo niba ufashe umwanzuro cyangwa se wigiriye inama cyangwa se Mwuka w'Imana akakubwira ngo senga wiyirije ubusa, kuko hari nawe ajya abitegeka, nanjye yagiye abintegeka kenshi gusenga niyirije ubusa bitewe n'ibyo ndimo gusengera, kuko buri muntu wese agira agahondesho ke. Njya mbibabwira, buri muntu agira ibye bimugora, hari ibyo dusengera bigakurwaho cyangwa se Imana ikabiduhera igisubizo, ariko hari n'ibyo dusengera ntibikurweho ariko bigakurwaho no kwiyiriza ubusa. Rero mbivuze kugira ngo unyumve hanyuma urebe icyo gukora. Ni ukuri ibi ngibi ngiye kukubwira inshuti y'umusaraba birakora, ntabwo ari ibintu by'ibipapirano nteruye ngo nze ntereka aho ngaho. Turaza no kubireba muri Bibiliya, turebe n'icyo babivugaho, turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ni kangahe usengeye ikintu kikanga kuvaho, kandi wasenze ntacyo utakoze, ufata ibihe byo gusenga kenshi, ariko nyamara hakaba ari nta kintu na kimwe gikoreka. Nagiye mbona bikoreka mu gusenga wiyirije ubusa ibyinshi. Mwibuke n'ijambo Yesu yigeze abwira abigishwa be, bavuze ngo hari uwo basengeye ngo abadayimoni banga kugenda, bamubaza impamvu, ariko arangije arababwira ngo ntabwo abadayimoni bose bapfa kugenda, kuko hari umudayimoni ugenda ari uko wiyirije ubusa. Bivuga rero ngo wa mudayimoni usa nk'uwakunaniye, usa nk'uwakubase, usa nk'ukugendaho, mbese utifuza yuko hari ikintu runaka ubona cyangwa se ugeraho, cyangwa se ugasanga hari ibyawe yaboshye, bigasaba yuko ubanza kwiyiriza ubusa kugira ngo umuvunagure ingingo ze zose, kugira ngo arekure ibyawe. Niba usengeye ikintu ntigitungane, ntukibonere igisubizo, ntubone giciyemo, komeza usenge, komeza usenge, kuko aba badayimoni, inshuti z'umusaraba, ntabwo boroshye. Utekereze ko iyo urwanya Satani azi imbaraga zawe, aguhagurukiriza n'ingabo nyinshi zo kukurwanya, aribo badayimoni biwe. Rero hari umudayimoni ushobora kugutera ari umwe akakunaniza mu buryo bwose akagushobora. Noneho hari n'umudayimoni ushobora kugutera agasanga waka umuriro, nta kintu gishobora kukuvogera, yaza agasanga uratwika, urakongora, agasubiraho agatanga amakuru, bakohereza izindi ngabo, nabo bagasanga urakongora. Ni ukuvuga ngo iyo basanze utwika ukongora, burya nta handi biva, akenshi hari igihe biva no mu gusenga wiyirije ubusa. Nongere mvugane namwe rero inshuti z'umusaraba, abantu murya kuva ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere, kandi uri umukristo, uri umurokore, ujya guterana ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu cyangwa se ku wa gatanu, aho usengera hose uba utegetswe kwiyiriza ubusa, ugasenga Imana, ugafata igihe cyo kwegera Imana. Inshuti z'umusaraba, ntabwo ukwiriye kuba umukristo wo ku cyumweru gusa, cyangwa ngo ube umukristo wo mu rusengero, urye uve ku wa mbere ugeze ku wundi, mwene data, utarafata n'umunsi n'umwe wo kwiyiriza ubusa. Ndagira ngo ngutangarize, yego
gusenga utiyirije ubusa si uko ari bibi, ariko birushaho kuba byiza iyo usenze Imana ugafata n'igihe cyo kuzajya wiyiriza ubusa. Hari n'abantu rero mubikora mukabikorana neza, mukabikora ndetse mukabyukana saa 9 za nijoro mugasenga. Burya uba ushyizeho akarusho, biba byiza kuko abadayimoni benshi ikintu nahishuriwe ni uko bakora nijoro kurusha ku manywa. Ni ukuvuga ngo nukuroga akuroga nijoro, ahanini uguteza ibintu abiguteza nijoro, ugushakisha gutega nijoro. Rero ni ukuvuga ngo muri kiriya kijiji cy'ijoro Satani agikoreramo ku bwinshi. Niyo mpamvu rero burya iyo ufite agatege, ufite imbaraga, ukaba ubyiyumvamo, ukaba nta bute, ukaba ari nta bunebwe, akaba ari nta bintu byigeze bigukamura muri wowe, wagakwiriye kujya ufata n'ibihe byo gusenga saa 9 za nijoro. Saa 9 za nijoro zikemukiramo ibintu byinshi. Akenshi niho tumenyera amabanga, akenshi nibwo Imana idusanga ikaduhishurira, akenshi nibwo Imana idusanga ikatubwira ibindi dukwiriye gusengera, akatubwira ibyo dukwiriye kubera amaso. Akenshi bikunze kumbaho, sinzi n'abandi niba ari uko, ariko hari ubanza biterwa hari n'uburyo umuntu abanyemo n'Imana, ntabwo mbizi, ariko njye nuko mbanye n'Imana. Hari igihe imbwira ngo aha n'aha nari nateguye kuhajya ntuhajye. Hari igihe ikubwira impamvu, hari n'igihe itakubwira impamvu. Rero Imana yacu ntabwo ari iyo gutotwa. Niba ikubwiye ikintu haba hari impamvu, gikore wihuse, were kuvuga ngo kuki Imana, ngo kubera iki. Hari abantu rero mwamenyereye gutota Imana, si byo, ntabwo ari byo. Niba Imana ikubujije ikintu kireke, niba ikubwiye ngo kora iki, niba ikubwiye ngo fata igihe cyo gusenga, senga aya masengesho, yasenge kuko Imana ibizi ikigomba gukorera muri ayo masengesho, byanga byakunda, kuko yo itureberaho twe tutareba, ikareba kure, ikareba ikuzimu, ikamenya imigambi irimo kuhacurirwa ku bwawe. Rero ndi ukuvuga ngo niba ikubwiye ikaguteguza ikakubwira ngo mwana wanjye fata amasengesho y'iminsi 2 usenge, hari ibyo nshaka gukubita nkigizayo, hari ibyo nshaka gukora kuri wowe, mbese hari impamvu Imana ibikubwiye ibi. Ujye ubishimira Imana kuko burya ibigukunda kandi ibitifuza yuko hari icyakubaho. Rero ninjira muri uyu mwanya wo kubabwira uko mukwiriye kwiyiriza ubusa. Bene data, hari igihe benshi mwiyiriza ubusa, ibiryo byanyu mukabipfundikira ntimubihereze abakene. Ariko Bibiliya ibivugaho iki? Bene data nshuti z'umusaraba, reka dusome yenda turebe icyo Bibiliya ibivugaho, kuko benshi mwiyiriza ubusa, ariko ibyo kurya byanyu mukabibundikira, mukabipfundikira, ntimubirekure ngo mubitange. Nyamara kwiyiriza ubusa turimo tubwirwa ni ukurekura ngo ibyawe wari kurya ukabihereza abakene, ukagemurira abarwayi ukabibahereza, mbese ugakora ugatanga ibyawe byo kurya, kugira ngo kwiriza kwawe kugira imbaraga cyangwa se gupushinge, gutume Satani akorwa n'isoni, gutuma abadayimoni bakorwa n'isoni, ntibagire icyo bagukoraho bitewe n'icyo urimo gusengera. Sinkizi, sinzi n'uburyo usenga, ariko niwumva iyi message urahita wireba uruhande urimo. Reka dusome mu byanditswe byera muri Yesaya mu bice 58. Turahera ku murongo wa 6, turasoma tugeze ku 8. Oya, turasoma tugeze, dusimbuka umurongo wa 8 dufata umurongo wa 9. Umva ko turi busome tukageza kuri 7, ariko tugasimbuka umurongo wa 8 tugafata uwa 9. Niko nayobowe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura
abarengana, kandi mugaca ibyago byose, ibyago by'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji. Aha niho ndashakaga cyane cyane, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wayo. Reka dusimbuke noneho dufate wa murongo wa 9. Haranditse ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba mwumvise, nkunda kubabwira ngo havugwa menshi akumvwa na bene yo. Niba uri muri uru ruhande urimo urabyumva, icyo ukwiriye gukora, wiyiriza uti. Nshuti y'umusaraba wowe unkurikiye, wiyiriza uti. Aho ntiwiyiriza ibyo kurya byawe ukabipfundikira, ukanga kubirekura ngo ubihereze abakene, kandi kwiyiriza kwiza ari ukwigomwa nyine. Niba wiyirije no kuvuga ngo ibyo wari kurya, mu gihe wiyirije birekure nyine ubihereza abari kurya, kuko hari n'ababikeneye hirya no hino. Mu baturanyi urabizi uko bimeze. Niba mu baturanyi nta kibazo gihari, kwa muganga urabizi. Niba bidashobotse ko wideplasa wenda ngo ube wajyana ibyo, ufite amafaranga, ufite uko wakora, uzi umushonji, uzi umuntu udafite epfo na ruguru, uzi uko wabigenza. None ubigenza ute? Ubigenza gute? Niba Bibiliya y'ubwayo ijambo ry'Imana ryivugiye ngo rekura ibyo kurya byawe, rekura ibyo wari kurya wiyirije, hanyuma ubihereze abadafite ibyo kurya. Niko kwiyiriza kwiza. Niba uzi ko wiyiriza ibyawe ukabibundikira, uba wiyirije igice, ntabwo uba wiyirije byuzuye. Si uko nabyo bitagira umumaro, ariko bigira umumaro muke kurusha uko byagira umumaro mwinshi ufashe ibyo kurya byawe ukabihereza abatagira shinge na rugero. Ugiye kwiyiriza ubusa, nshuti y'umusaraba, ujye wirinda gutangira umwanya wo kwiyiriza ubusa utarabanza kwibohora n'Imana. Niba ugiye kwinjira muri ibi bihe, banza usenga Imana, usaba Imana kuri buri kimwe cyose aho kiva kikagera, kuko wowe uba uzi aho watambitse ibirenge, uzi uburyo uba ubanye n'abantu hanze, uzi uburyo uba ubangamiye bamwe ku bandi. Rero ibyo bisaba yuko wiyiriza ubusa, wabanje kurekura, wabanje kwiyunga, wabanje kwigorora n'abo wagiriye nabi, n'abo wahemukiye, kuko ibyo bitera Imana kukumva, ukabohora nyine abo waboshye, ukabohora abo waboshye. Nibyo Imana ishima. Hanyuma warangiza rero umajije gukora ibyo ngibyo, ukinjira mu bihe byo gusenga wiyirije, kandi noneho ugatanga bya bindi byo kurya byawe. Hari umuntu umwe, ni mugenzi wanjye, ntabwo ndi bumuvuge, nigeze nsanga yiyirije ubusa, ariko nsanga imineke yagiye iborera mu ntuza mu kabati. Noneho imineke uko ibora, rimwe umukozi ambwira yuko iyo yiyirije ubusa atemerewe gufata kuri marigarine, atemerewe gufata ku mugati, atemerewe no gufata ku muneke. Donc arindira yuko azasoza amasengesho, hanyuma niba hari icyo cyayi baramukiragaho, niba ari iyo migati baryaga, ubwo bakongera bagasubukura bari kumwe. Ariko ngo utangarize inshuti y'umusaraba, niba nawe ujya ukora ibyo bintu si byiza, Imana irakugaya.
Imana irakugaya. Hari abantu mukora amasengesho ugasanga n'abo mu rugo wayabashyizemo kandi atari ibyo Imana ishaka. Were guhatira abantu gusenga biyirije ubusa mu gihe nawe byinjiyemo. Fata igihe cyawe ubisengere kandi ureke abarya barye, kwere kubangamira mu mirire. None se uzafata amasengesho uri mu rugo ushake yuko yo kwiyiriza ubusa, ushake yuko umukozi wo mu rugo nawe ayinjiramo, umwana wo mu rugo ayinjiramo, buri umwe wese ayinjiramo ku gahato? Oya, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo Imana ishima, bisaba kwigomwa. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, nje kuguhugura kugira ngo urebe niba koko ujya ubikora neza uko bikwiriye, kandi ikindi rindi banga nkwibiye ukwiriye kumenya kandi ukarigenderaho. Niba utangiye igihe cyo gusenga wiyirije ubusa, menya yuko muri ibyo bihe hagati ugeze hagati ushobora guhura n'ibitero bya Satani n'udutego dutandukanye. Ntabwo uzajya gusoza byanga byakunda utarahura n'igisitaza kiba gishaka kugukura mu mwanya, kiba gishaka kugira ngo kigusubize irudubi, amasengesho yawe azima agatotsi. Ngewe nkunda kubyibonaho, ariko ntekereza ko namwe ari uko, kuko njya mbona mu gihe cyo gusoza igihe cy'amasengesho simbura umuntu umbwira nabi kandi ntigize mwendereza, simbura imitego n'udutego tw'umuntu uncokoza, yewe yaba kuri telefone, yaba mu nzira ngenda, yaba aho umuntu aba yagiye guhigahigira. Ntubura umuntu ukwiyenzaho agashaka kukubwira nabi uri mu bihe byo gusenga. Kandi disi ntabwo nkunda kubabona iyo ntari mu bihe byo gusenga niyirije ubusa. Bikunda kumbaho, kandi iyo bimeze gutyo ujye umenya yuko uri mu mwanya Imana yishimiye. Niba bitajya bikubaho wiyirije ubusa, ujye umenya yuko byanga bikunda hari utwo Satani abavuga ati utu n'utwanjye tumuriho nta kibazo, kuko ntabwo uteza ibindi bitero, kubera ko n'ubundi haba hari ukuntu mubiziranyeho, hari ukuntu aba agufite. Rero urebe niba nawe Satani atagufite. Uhura rero n'udutero shuma tuba dushaka kugukura mu mwanya. Nujya gusoza ukabona ibyo bitero, jya utokesha kandi ntugasubize ugize icyo akubwira uwo ari we wese kigendanye n'imvugo mbi. Hari igihe umuntu agutuka ukumva wamusubiza, ariko ujye wirinda kandi umusabire umugisha ku Mana, umubwire uti si wowe, Imana ikubabarire, kuko uba warangije kumenya ibanga rihishe muri ibyo. Rero ujye uba maso, urebe niba iyo ugiye gusoza ntaho utegerwa. Cyane cyane hari n'aho nagiye mbibona rimwe na rimwe bikunda kuba ku badamu, ugasanga biyirije ubusa, ahuye n'agatego k'umukozi, yenda akaba hari ibyo atakoze neza, ugasanga uvuze nabi kandi wiyirije ubusa. Satani aba yagusabirije, kandi iyo utabaye maso arakunyaga. Rero mujye mukunda kubibera maso, niwiyiriza ubusa umenye uburyo ukwiriye kwitwara, kuko nk'uko twasomye ijambo ryatubwiye ngo nubikora neza ukabikora utyo, ku murongo wa 9 havuze ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azakumva. Ati ndi hano. Haleluya. Uwiteka azakumva. Ntabwo nanone ikintu cyose usengeye ari kukibona. Hari abantu muzi ko kwiyiriza ubusa ikintu cyose usengeye ari ngombwa ukibone. Imana ni umubyeyi, Imana iradukunda, Imana iragukunda.
ushobora gusenga ugira ngo ikintu runaka kiveho, cyangwa se ugira ngo ugire icyo ubona runaka urimo usengera. Hari igihe Imana itakizana igakora ikindi. Kandi burya kubera ko Imana ari umubyeyi itumenyera ibidukwiriye, ikazana ikindi ibona ko gikwiriye, kuko ibona ibyo urimo gusengera atari byo byihutirwa. Nubona ibyo bihe byagusohoye byagenze gutyo, ntukitotombe. Imana ni umubyeyi, izi ikigukwiriye, ahubwo komeza usenge, kuko icyo ngicyo izanye byanga byakunda nicyo cyihutirwaga. Ahubwo ubishimira Imana, ubwira Imana uti Imana, ubwo umpaye iki ndagushimiye, kuko wabonaga yuko aricyo cyari gikwiriye cyihutirwa, ariko nkeneye na cya kindi yuko ukora iki mu gihe cyateganyijwe n'Imana. Mu gihe wakomeje gusenga ukaba muri uwo mwanya, Imana izabikora kandi bikorere kwiyubahisha. Nabonye Imana kenshi dusengera ikintu, Imana ikakivunjamo ikindi. Rero nikuvunjira ujye ubishimira Imana. Ntabwo ikintu cyose dusengeye ariko Imana izagikora, kuko bibaye byiza wajya usenga ubwira Imana uti Imana, niba iki kintu nsengera ndimo mbohoza niyirije ubusa, ubona yuko kitankwiriye, ukora ibikwiriye ariko binkura mu mpagarara. Kuko hari igihe umuntu asengera ikintu ariko ababaye, umuntu agasengera urugo rwe ariko ababaye, bitewe n'ibitagenda neza, bitewe n'ibyo abona bidasobanutse. Jya ukomeza usenge kuzageza ubwo icyo urimo gusengera Imana igishyiraho iherezo, ikagiguhera igisubizo. Ndasoje. Imana y'amahoro ibagirire neza. Yari Mwenyemari Faustin. Reka mbasengera Imana, mwebwe mwankurikiye. Imana ikomeze kubagirira neza. Uwiteka Mana isumba byose, ngushimiye kubwira ijambo unshishijemo. Reka umuntu wese wankurikiye rimugirire umumaro, kandi rimuyobora inzira ikwiriye, cyane cyane rimuyobora uko akwiriye kwiyiriza mu bihe nk'ibi ngibi, kugira ngo Uwiteka urusheho kumva amasengesho ye. Mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwe. Nakagaruka.